mwavuze ko mwembi harya mukora iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Ndinore Emeni Yibizi, nsoje amashuri yisumbuye aho nize plumbing technology. Kugeza ubu What technology? Plumbing technology, bijyanye n'amazi. Perfect. Get it. Nitwa Intore Mwiza Gihana Dorcas. Nkaba mfite bachelor's degree muri marketing and communications. Yes. And I'm also a project And manager. you speak Spanish? No, a little bit. A little bit. Yes, sir. Yes. So mwembi mufite akazi murakora? Yes, sir. Ngenda kora. Okay. Sangiye nta kazi mfite. Ugomba kukabona nawe nta mpamvu kataboneka. Thank you, sir. Yes. Especially birakenewe. Ari no muri defense and security institutions. Do you really not need such a people? Akazi ko ntabwo gashobora kubura. Muramenye mutazakora ishyano. Ariko hano hari itorero, mu itorero bagira barya nta torero nigeze njyamo. Itorero nagiyemo aho narigiyemo kandi nabwo narigiyemo rimeze ntabwo ryitwaga itorero. Nenda aho nshakisha ariko hari ikibazo. Hari ikintu kikujyamo kikakurya kikakuzengereza ugashakisha ariko niki nagira nti utaracyumva neza icyo ari cyo. Abantu babohoye igihugu shyiramo politike igarura abanyarwanda hamwe, politike ijyanye n'amajyambere, u Rwanda rugatera imbere rukareka guhora ruri ari urukene rusabiriza. Byinshi ubuse mwebwe muzabireka bigire bityo bibagwe hejuru? Ntimuzabikore rwose, ndabasabye. Urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urw'ikinyarwanda. Ruvuga guha umuntu guha mpa namuhaye ntabwo ari namuhereje. Cyo ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda. Guhereza nta guhereza. CDS nabikubwiye mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi indimi zivugwa mushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes. Mwakunda vibes, cyo ni ikindi kibazo ntabwo nakijyamo. Ariko bajye banoza. Ariko numvise mubagejeje kure, numvise bavuga bazi no gusakuza, ndetse banza bazi no kwivuga. Nigeze kumva ibyo bavugaga mu kanya. Kwivuga murabizi? Baze kumenya ikinyarwanda biragenda biza ubwo mukomerezaho. Ibyo rero reka mbishyize uruhande. Ibijyanye n'itorero mwabivuze murabyumva, ni byiza. Itorero ibereyeho kugira ngo abantu cyane cyane igihugu cyacu nitwe bireba, nitwe twabihisemo, abantu bahure
bige umuco, bige indangagaciro, bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi, ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe. umuco burya umuntu, umuryango, igihugu bibaho bishingiye kuri kamere y'uwo muntu, y'umuryango n'igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo, bigirire akamaro imiryango, bigirire akamaro igihugu, bibamo inyigisho, bibamo ubwenge, bibamo kumenya. Abantu bose bavukana ubwenge. Ku bwenge ukubakiraho kumenya. Ubwenge bwaba bukurimo butuma umenya iyo ushakishije kumenya. Nanone kugira ngo bifate biterwa n'abantu guhitamo. Urahitamo. Ni nk'uko mwahisemo kuza hano. Ubu mwaje hano kubera ko mwahisemo. Hari icyo mwashaka. Nta wabakoreshejeho ingufu kugira ngo mube muri hano. Nimwe mwabihisemo muraza. Icyo mwashakaga. Uko gushaka rero mwashaka kumenya. Mwashaka kumenya ibibareba, ibireba abantu n'ubuzima bwabo, ibireba umuco, ibireba imyifatire ituma abantu batera imbere uko bikwiye. Amajyambere. Ikindi kugira ngo ibyo bifate bigirire akamaro imyifatire navugaga, kugira ngo abantu bose mu ndimi zose iyo uvuze discipline barabyumva. Discipline ni ngombwa. Discipline niyo iguhitishamo icyo ushaka nuko ugikora n'impamvu. Ndetse discipline ikakuyobora, gatuma muri kwa guhitamo ugira ibyo uhitamo bizima. Kubaha, kwiyubaha, na kwa gushakisha kumenya. Discipline iyo ufite ubumenyi byongera agaciro kuri bya bindi wamenye. Discipline ni ngombwa. Discipline ituma utava ku ntego ngo ugiye mu bindi bintu harimo noneho nibitakubaka ahubwo bishobora kugusenya. Discipline ni ngombwa. Buriya niyo mpamvu no kuza kwigira hano muri aya mahugurwa muri iri torero
uko mumeze uku ibyo mwavuze mwize muri hano ni iki ni ibigushyiramo disipurine ubishaka rero bimugeza kure ubisuzuguye ntabikurikize uko bikwiye wenda bikugeza hafi bikarangira ariko disipurine cyane cyane mukiri batoya mwebwe rero iki gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda cyavuye kure kirimo ibice bitandukanye hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ndetse uru Rwanda mbere y'ubukoroni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoroni aho ubukoroni bubereye u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ruruta u Rwanda rwo mu bukoroni kuko ubukoroni bwaraje buhindura abantu biriya byose Imana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho umukobwa n'umuhungu biriya byo gusakuza byo kwivuga byo guhiga biriya byubaka abantu ubukoroni bwaraje burabisenya turabyemera ibintu byiza nk'ibyo birabura tujya mu bindi ibyabo baje kudukoroniza hanyuma rero ubukoroni nabwo bugira igihe cyabwo burarangira ariko burangira mu gice kimwe buhindura isura burakomeza ariko bukomeza muri twe bukomeza mu banyarwanda abanyarwanda bakajya aho mukuriye uko mungana uko murabizi mujya mubibona amatariki runaka kwizihiza independence ubwigenge tukabyina ariko iyo usesenguye neza n'ibintu byinshi no muri uko kwishima muri uko kubyina n'iki akenshi abantu bavuye kuko abanyarwanda bishimaga ukwishima bagushyiramo ubukoroni ibyo bwabasigiye ibyo nabyo reka ndeke kubitindaho ubukoroni nyuma yabwo ibyabaye murabizi n'ibyo byabayemo ibi minisiteri birebana n'iby'ubumwe ubumwe tugerageza kubaka bwasenyutse icyo gihe cy'ubukoroni none rwose gusenyuka bishimangirwa n'abagiyeho abayobozi bikurikira ubwo bukoroni ndetse hanyuma habaho kwibohora habaho liberation nayo mwarayumvise bamwe muri mwe yatangiye cyangwa yabaye mutaravuka
mwavutse muri liberation cyangwa ikimara kuba gatoya, abenshi hafi mwese. Mwebwe rero urubyiruko, mwebwe mukiri bato, mufite kubifatira aho mubisanze. Ubu navuga ko igihe ni icyanyu, ni mwebwe turiho tureba ubu. Twebwe turabyina tuvamo. Iyo ubyina uvamo rero uribaza uti ukurikiye ninde, ameze ate? Sibyo? Yes. Twebwe ubwo tubyina tuvamo ariko tureba imbere yacu tuvuga ngo ariko hameze hate, hazaba hate, hazabeshwaho nande. Icyo gisubizo ni mwebwe. Mwabyanga mwabikunda. Ni mubyanga rero imbere hazaba habi, ndetse namwe mwabyanze bibagireho ingaruka. Kubikunda ni mwe mubifitemo inyungu, nubwo abazaba bagiye iruhande icyo gihe batwebwe, natwe tuzabifitemo inyungu. Tuba tureba ngo aba bana bacu tubasize he, tubasize bameze bati, barakomeje inzira nziza bavukiyemo, ababyeyi babo babasigiye, cyangwa se byose byakozwe byapfuye ubusa. Byashoboka rwose gupfa ubusa. Isi kandi niko ihora iteye. Isi izana ibyayo, izana ibyiza, ndetse kenshi izana ibibi. Iyo izanye ibibi rero igasanga abantu bari aho batagira disipurine, bihebye, badashaka kugira icyo bakora, bibera mu iraha gusa, ntabwo bitinda bya bindi byubatswe kugira ngo bigwe hejuru y'abantu. Ntabwo bitinda rwose, kuko genda bivuga n'abandi barabizi, namwe aho mugeze mu myaka murimo, nubwo muri bato, aho mugeze n'izi nyigisho babaha murabizi, mumaze kubimenya, muzi aho u Rwanda rwavuye, aho rugeze, n'ukuntu byashobotse kubera ko ibintu byinshi, bwa bushake, ya disipurine, ibikorwa, guhangana n'ibibazo bishobora gusenya abantu bakazimira. Twabinyuzemo rero, kandi ntabwo ari uguhanura, ntabwo mvuga ngo bishobora kuzaba igihe kizaba. Mfite reference, twabinyuzemo. Ntabwo muzi abantu twatakaje. None se biriya umuntu yabisobanura ati? Abantu igirya igatsikira ikarimbuka, ukavuga ngo it doesn't matter who did it or who did not do it. The question is why did it happen to us? Kuki byatubayeho?
kuki ari twe byabayeho. Ibyo rero byavuyemo isomo ritubwira tuwewe ntabwo ibyo kuvuga ngo imbere ushobora guhura n'ikibazo, ntabwo tujya kubishakisha ahandi, kuko twe twahuye n'ikibazo, ahubwo twahuye nacyo turakizi. Iryo somo ry'icyo kibazo twahuye nacyo cyarimbuye u Rwanda, turyumva dute? Twarivanyemo iki? Ritugeza he? Hari ubwo nibwira ngo impamvu mwahisemo kuza hano mwebwe, mugomba kuba hari ikintu mwumvaga muri iryo somo. Harimo ayo mateka avuga ngo aho dukomoka iwacu, muri karande yacu, ibi byabaye bitagombaga kuba, ariko muzi ko byasubira. Noneho mukavuga ngo ntabwo bizasubira, reka tugende tujye hariya badusobanurira iby'ayo mateka, badusobanurira igihugu aho gikwiye kuba kijya, n'ukuntu cyahagera, n'ukuntu twakumira ibyo byabaye ngo bitazasubira. Niba atari ko mwaje, ndabibatwerereye. I want to imagine ngo nicyo cyabazanye. So grab it and run with it. Don't waste time. Muvuga uti burya nibyo. Nkiri umwana nkamwe, muri abana, njye niko nagiye muri ibi bintu. Ariko uko nagiyemo, niyo mpamvu nshatse kuvuga ngo hari n'abatabizi. Uko nagiyemo, njye ntabwo nagize amahirwe yo guhera nk'aha ngaha muhereye mwebwe.